urafata umuntu nka Goregore ukavuga ngo urumuhanganisha na Rugaju. Abasore bavuga ngo sirika yangu n'igihe yagerageje kugira ibya akinisha yarabibonye. Urwego rwa turarubonye. Rugaju we uri kurengera. Nagukundaga ariko sinarinzi kuri njajwa bigeza. Aya namwe mu magambo ari gutangazwa n'abantu batandukanye ku munyamakuru Rugaju Reagan nyuma yuko yigaragaje mu isura benshi bategeze bakeka ko yakigaragazamo, akibasira bikomeye umunyamakuru Lorenzo kakahava, bikagira naho amushinja ibyo benshi bari kwita ibinyoma ko ngo Lorenzo yashatse kamujya inyuma, ariko ngo umwana wo mu batambyi wo mu misozi miremire akamuhakanira. Ngicyo kikaba kiri mu byo bapfa uyu munsi wa none. Nange koko nange bibe ya ndirimbo ya Bruce umuntu wabyawe n'ababyeyi babiri, umugabo n'umugore, umuntu avuye mu misozi miremire, umwana w'umukristo, umwana w'umutambyi, mfite inshuti z'abapasiteri, mfite inshuti z'abakristo, mfite umuryango. Ubu koko murumva kugira ngo ngire ubucuti n'umuntu nayizanye birasaba yuko ngomba kumwemerera amahano. Oya ibyo ntemera ntago byatuma umuntu nyine nyitunira ngo mbimwemerere. Ariko subundi niki cyasembuye Yerekanye cyatumye yisiga insenda bene aka kageni? Reka tubihera. Ubundi si ubwa rimwe mu mubano wa Reagan na Lorenzo uhumvikanamo agatotsi, cyane ko mu minsi yashize bavuzweho kujwiburana ibintu byabaye intandaro yo gusezera kuri RBA kwa Lorenzo, aho bivugwa ko ngo icyo gihe Reagan yavuze ko Lorenzo nadahanwa Reagan arasezera RBA. Icyo gihe Lorenzo ngo yahawe igihano cyo kumara amezi 2 atumvikana kuri mikrofone za RBA. Kubw'iyo mpamvu Lorenzo yahisemo gusezera kuri RBA, ari nabwo yerekezaga kuri SKFM. Na nyuma yuko abo bombi batagikora mu kigo kimwe, nabwo umwuka mubi warakomeje kugeza naho Rugaju Reagan atangira kwita Lorenzo Chisekedi, nkuko Lorenzo abivuga babaye cyane. Ngo mpo Chisekedi tuvugane. Yesu navuga ngo ndiho. Naho bagiye. Nta muntu wagombaga avuga ngo mbwiro Chisekedi. Umuntu umunyamakuru uretse ukora igitangazamakuru cya leta. Uranga ibyo ni ibiki? Ndumwaza rendo n'intera hamwe n'Chisekedi. Ibintu byarushijeho kuba bibi cyane ejo bundi ku itariki 13 z'ukwezi kwa kabiri 2026, ubwo hasohokaga itangazo rya Rayon Sport, ariko mbere y'uko risohorwa na Rayon Sport rikabanza kugaragara kuri page ya X yahoze yitwa Twitter ya Lorenzo. Gusa ngo nawe yatunguwe n'uburyo ryageze kuri page ye, kuko avuga ko ategeze ayisohora. Iri zina ry'Imana, iri tangazo nubwo ari iryanyaryo sinigeze ndi posting, usibye ko ndisibye mbonye ryijyanyeho. Dore ngiri muhereze telefone, mbonye ryijyanyeho. Ubundi iryo tangazo ryaragiraga riti: ubuyobozi bw'umuryango Rayon Sport buramenyesha abakunzi bawo n'abanyarwanda muri rusange ko bwamaganye amakuru y'ibinyoma yatangajwe n'umunyamakuru wa Radio Rwanda Rugaju Reagan mu kiganiro urubuga rw'imikino cyatambutse ku wa 12 Gashyantare 2026 ko habaye uburiganya mu igenda ry'umukinnyi Serumogo ari. Nk'uko ubuyobozi bwabisobanuye mu kiganiro cyatanzwe kuri RBA mu rubuga rw'imikino, nk'uko kandi Serumogo ari ubwe yabyitangarije mu kiganiro ubwe yagiranye na BNB Kigali, ubuyobozi burongera gushimangira ko igenda rya Serumogo ari ryakozwe mu bwumvikane bw'impande zombi kandi bikorwa mu mucyo. Ubuyobozi bwa Rayon Sport burasaba itangazamakuru muri rusange gutangaza amakuru y'ukuri kandi afite gihamya kandi atagamije guteza umwiryane mu muryango wa Rayon Sport. Ubuyobozi bw'umuryango Rayon Sport burasaba abakunzi bawo kudaha agaciro amakuru y'ibihuha agamije gusenya ibikorwa byiza umuryango ugeraho. Ubuyobozi bw'umuryango Rayon Sport burizeza abakunzi bawo ko buzakomeza gukorera mu mucyo kandi kinyamwuga. Mugira amahoro. Nk'uko nari nabikubwiye, iri tangazo ryagaragaye bwa mbere kuri konti ya X ya Lorenzo, gusa akavuga ko nawe ubwe yatunguwe bikomeye no kurisangaho. Avuga ko koko iryo tangazo yari yabanje kuribona ricaracara mu magroupe ya WhatsApp, ariko agira ngo ni bihuha. Ubwo yaramaze gupostinga post yo munsi mpuzamahanga wa radio wa tariki 13 z'ukwezi kwa kabiri buri mwaka, gusinze ukuntu yarebye abona n'iryo tangazo rya Rayon Sport riri kuri page ye ariko nta caption. Muri ako kanya ahita atekereza ko ashobora kuba hakinzwe. Bitewe nuko atarazi niba iryo tangazo ari ryanyaryo, yahise risiba
ategereza ko Rayon Sport yatangaza ko ari irya nyaryo hanyuma nawe akabona kuripostinga. Ababonye iryo tangazo risohowe na Lorenzo bamwe bamuhaye felicitation bagaragaza ko Lorenzo yahawe imirimo muri Rayon Sport nk'ushinzwe ubuvugizi muri iyo kipe no gukoresha imbuga nkoranyambaga zayo. Abandi bamushinja kugambanira Ngabo Robeni wari ushinzwe iyo mirimo ngo amusimbure kuko Robeni yari yaramaze gutandukana n'iyo kipe. Ibyo byose Lorenzo bitera utwatsi akavuga ko ari umunyamakuru w'umwuga ko nta mirimo akora muri Rayon Sport ndetse ko nta kipe abogamiyeho cyangwa fana muri iki gihugu cy'u Rwanda. Avuga ko kuba iryo tangazo ryaragaragaye kuri Twitter ye ashobora kuba atarahakinzwe nk'uko yahise abitekereza akiribonaho, ahubwo birashoboka ko yamaze gupostinga iyo poste y'umunsi mpuzamahanga wa radio. Iryo tangazo naryo rikajyaho mu buryo atari yagambiriye cyane ko bitewe n'uko ryakwirakwizwaga mu magroupe ya WhatsApp ryidownloadinze rijya mu bubiko bwa telefone ye. Iby'iryo tangazo nibyo byasembuye mu buryo bukomeye Rugaju Reagan aza yataka bikomeye umunyamakuru Lorenzo yise Goregore ari nako amushinja ubutinganyi, ndetse anavuga ko ukutumvikana kuri hagati ye nawe ngo kwatewe nuko ngo yamwimye inyuma. Ariko se mu by'ukuri uyu mwana wo mu batambyi nk'uko abyivugira ndetse akaba inkoramutima y'umuramyi Israel Mbonyi yakagombye kuba yarakoreshejwe na kamere bigeza aha kugeza naho ntawe umucira kari urutega. Hanyuma se ubundi uretse ibyo ubundi uyu Reagan ni mu ntoki n'iki inyandiko z'amateka zishura ku buzima bwe. Ikaze kuri Rugiro Empire aho inyandiko z'amateka zibumburirwa. Ikaze kandi ku gicumbi cy'inkuru zuje icyanga. Iyandikisha kuri uyu muyoboro ukanze subscribe bityo ucukubi no kuvumba yo wengewe. Nukunda kandi iyi video ukandi like. Naho nge wumva nitwa Rugwiro. Ikaze nanone. Nyamuneka niba uri content creator cyangwa uteganya kuba we ukaba ujya uhora wibaza uko abandi bakora ibintu byiza mu buryo bw'umwuga ariko wowe bikaba byaranze, ndagira nkubwire yuko buri kintu kimwe cy'ingenzi: ibikoresho bikwiye. Ibi rero nibyo mu cyanzu Kejeli Store batwegereje, aho bafite buri kimwe cyose mu content creator yakenera, kuva kuri microphone zifata neza amajwi zigura guhera ku 12,000 by'amanyarwanda gusa kuzamura. Bakagira izo utumadikano wakoresha muri interview na comedy, kimwe n'izo wakoresha ukora documentaire nk'uku kwanjye. Bagufitiye amatara ya kamera y'ubwoko bunyuranye, tutibagiwe na stand za telefone, kamera y'itara ryayo n'ibindi. Uzakarusho se nuko babanza kukugira inama y'ibikoresho byakugirira umumaro bashingiye ku bwoko bwa content ukora. Twiri comedy rero iyi microphone ni yanyu. Murakoze cyane. Tugiye kubahata comedy ucyabwire. Nyamuneka sura website yaba ari icyanzu.com wihahira ibi byose, cyangwa se ubahamagare kuri nimero reba kuri ekran yawe babikugezeho aho waba uherereye hose mu gihugu nta kindi kiguzi kiyongereyeho. Bakorera mu mujyi wa Kigali hafi n'inyubako yo kwa Makuza. Uyu abamwibarutse bamwise Ndayishimiye Reagan, gusa yamamaye nka Rugaju Reagan. Izina Rugaju ngo ni izina ry'umuryango akomora kuri se umubyara, aho ngo buri mwana wese bavukana mu mazina ye hiyongeramo izina Rugaju. Reagan ni mwene nyakwigendera Rugaju Manase na Sifu. Umuryango avukamo ni umuryango w'abana 7, abahungu 4 n'abakobwa 3. Mu Minembwe ho muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho niho yavukiye. Gusa ngo nyuma y'umwaka umwe avutse baje kwimukira Murenge ahazwi nko mu Bibangu. Aho naho ni muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu mwaka w'1998 ubwo yari amaze imyaka 5 gusa avutse, mu mpera z'uwo mwaka nibwo baje kwimukira mu gihugu cy'u Rwanda batura hitwa mu Gatsata mu mujyi wa Kigali, akaba ari naho Rugaju Reagan yakuriye ndetse akanahiga amashuri abanza, aho yize kuri École Primaire de Gatsata. Aho kuri École Primaire de Gatsata amashuri abanza niho yarangirije n'amanota meza kuko yatsinze ikizamini cya leta gisoza amashuri abanza, ajya gukomereza secondaire muri Collège de Gisenyi. Arangije umwaka wa mbere w'amashuri yisumbuye yaje guhindura ikigo ibizwi nko kurokarasa, ajya gukomereza i Kayonza aharangiriza troncome, nabwo atsinze ikizamini cya leta gisoza icyiciro rusange yisumbuye, akomereza i Nyanza muri Christ Roi aharangiriza yisumbuye. Ntibyarangiriye aho kuko amashuri yakomereje muri Kaminuza y'u Rwanda mu ishami ry'uburezi. Agraduatinga mu mwaka wa 2016 mu birori, avuga ko ngo byari bishimishije cyane kuko ngo byari byanitabiriwe n'umukuru w'igihugu nyakubahwa Perezida Paul Kagame muri Stade Amahoro.
nk'uko bisanzwe umunyeshuri ukirangiza kwiga aba afite ubushomeri, no kuri Rugaju Reagan niko byari bimeze. Dusubiye inyuma gato mbere y'uko arangiza kaminuza mu kwezi kwa 11 umwaka wa 2014, Reagan yafashe urugendo ajya kureba umunyamakuru yakundaga cyane witwa Rugimbana usigaye yibera muri Korea, icyo gihe wakoranaga ikiganiro cy'imikino na Aciriritse kuri Flash FM, maze amubwira uburyo akunda siporo ndetse anamwereka ishyaka yifitiye. Ikindi anamugaragariza uburyo yifuza kuzaba umunyamakuru wa siporo, maze Rugimbana amwemerera ko azamufasha kubona imenyerezamwuga narangiza kwiga. Ubwo yari asoje kaminuza rero, Reagan yasubiye kureba Rugimbana wari waramwemereye imenyerezamwuga, atangira gukora kuri Flash FM yimenyereza umwuga adahembwa. Nyuma y'amezi 3 yimenyereza umwuga kuri Flash, yaje kwerekeza kuri Contact FM, gusa abona nta mafaranga ari kubibonamo, ahitamo kuyisangira famille yiberaga muri Kenya. Icyo gihe byari muri 2017. Umwaka wa 2017 wose Reagan yawumaze muri Kenya, agaruka mu wakurikiyeho wa 2018 ahamagawe na Rugimbana gasimbure Rutamu Elijo wari ugiye kwimukira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muri uwo mwaka wa 2018 nibwo Rugaju Reagan yatangiye gukora nk'umunyamakuru bihemberwa, akorana na Rugimbana icyo gihe wakoraga kuri Radio 1. Reagan yakoze kuri Radio 1 imyaka 3, ni ukuvuga kuva mu mwaka wa 2018 kugeza mu mwaka wa 2021 mu kwezi kwa 5. Guhagarika gukora kuri Radio 1 kwa Rugaju Reagan ni ibintu byakuruye impaka ku rwego rwo hejuru, aho byavuzwe ko yasuzuguye Rugimbana bigatuma yirukanwa. Bigeze 2021 ntitwumvikanye, biba ngombwa ko dutandukana. Ni bibaho muri kariyeri, ntabwo ari ibintu bidasanzwe cyane. Ubwo yavuga kuri Radio 1, Reagan yatangiye gukora ikigo cy'igihugu cy'itangazamakuru RBA, umunyamakuru wacyo akora kuri Radio Rwanda mu kiganiro urubuga rw'imikino, ndetse no kuri televiziyo Rwanda mu biganiro nka RTV Sport ndetse na Cafe Sport. Muri 2008 Ndayishimiye Reagan yashenguwe bikomeye n'urupfu rwa papa we umubyara Rugaju Manase, kuko aribwo yasinziriye. Ubu akaba afite umubyeyi umwe ariwe mama w'umubyara, kuri ubu usigaye yibera muri Canada. Reagan kandi yagize ku rupfu rwa nyirakuru nabwo arababara cyane bitewe n'uburyo yamuretse neza, cyane ko igihe kinini Reagan yakibaye kwa nyirakuru, ndetse ngo ni nawe wamutoje gusenga kuva akiri muto. Ubwo Reagan yabwirwaga ko nyirakuru yapfuye, ngo yabanje kutabyemera, maze yisabira muganga kumuha uburenganzira bwo kwinjira muri morgue ngo amenye neza koko niba byarangiye. Nasabye umuganga ko najya muri aho yari ari muri morgue ndamureba mu buruhukiro. Icyanyeretse ko ubuzima ari ikintu gihambaye, nuko niyo yabaga ari mu bitotsi bingana gute akumva ijwi ryanjye byaramushimishaga, akaba yanansubiza ari mu bitotsi mu buzima busanzwe nyine. Hako naramuhamagaye 1 2 3 ntiyansubiza. Ni nuko nsoje, ari nako ngushimira cyane aho twari kumwe. Nk'ibisanzwe mwari kumwe nanjye Obed Rugwiro, mukomeze kugira ibihe byiza, turabakunda, naho ubutaha Imana ibarinde. Mayi.